ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Hafashwe abantu batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Kugeza uyu munsi wa none hari hamaze gufatwa abantu 104 bagize uruhare muri ibi ibikorwa byo gucuruza no gukwirakwiza izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Dosiye 97 zamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Ni operasiyo yatangiye itariki 20 Nyakanga, na n'ubu ikaba igikomeje. Ubu rero ngira ngo iyo operasiyo yakozwe hagambiriwe cyangwa se hagamijwe kugira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda bubungabungwe, cyane cyane ubuzima bw'urubyiruko, kuko ari rwo rugaragaraga muri ibikorwa byo kunywa izi nzoga zituje ubuziranenge. Muzi ingaruka byateje: abantu bapfuye, abahumye, abakirwaye, n'ingaruka nyinshi zitandukanye ziri mu ngeri zose: amakimbirane yo mu ngo, abantu kurwana, ubwicanyi, byose bifite aho bishingiye kuri biriya ibinyobwa. Abantu twerekanye ni 18. Hari bamwe batabashije kwinjira, ariko abo twari twateganyije kubereka ni 18 bari mu byiciro bibiri, bose n'abakozi ba leta. Ariko noneho abakozi ba leta mu byiciro bitandukanye. Mu batanga ibyangombwa mwabonye abo muri Rwanda FDA no muri RSSB n'abo twita ba gitifu, abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge Ngari. Muri Rwanda FDA ni abantu 10 bakurikiranywe, harimo n'umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA, Director General, ariwe Professor Emile Bienvenu. Hakaba na Dr. Nyirimigabo Eric, umuyobozi w'ishami ry'ibiribwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'imiti, aribo bita ngo Head of Food Department, na Dr. Nyamwasa, umuyobozi w'ishami nawe ry'ubugenzuzi muri urwo rwego rwa Rwanda FDA, akaba ari Division Manager ushinzwe ubugenzuzi. Hakaba na Mahoro Christian, akaba position ye ari Food Establishing Licensing Specialist, ni inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibikorwa by'ibiribwa. Uwa gatanu ni Muhimpundu Alice, akaba ari inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist muri Rwanda FDA. Kangabe Benita, inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Food Technology and Inspection Specialist muri Rwanda FDA. Uwamahoro Elizabeth, inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo, Food Safety and Surveillance Specialist muri Rwanda FDA. Nigena Claudine, inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist. Ndayishima Rwabukumba Patrick, nawe ni inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko. Uwa 10 ni Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa, Food Plant Principal Engineer muri Rwanda FDA. Naho muri Rwanda Standard Board, ariyo izwi nka RSB, harimo Mporanzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Division Manager National Certification muri RSB. Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga iyi mpamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Director Product Certification Unit. Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami
rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa system ariyo bita ngo Director System Certification Unit. Na uwa 14 ni uwitwa Gasana Isaïe, ubwo tugiye kuri babanyamabanga nshingwabikorwa. Gasana Isaïe, umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi mu karere ka Gisagara. Gasana Theophile, umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Higiro, umurenge wa Nyanza, karere ka Gisagara. Hakaba na Kubwimana Emmanuel, umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Murundi muri Karongi. Barabwiriza Frederic, akaba ari vice president w'inama njyanama murenge wa Twumba mu karere ka Karongi. Na niyo mugabo Manase, akaba ari sedo nawe mu karere ka Karongi umurenge wa Twumba. Aba bantu bose bakurikiranwaho ibyaha bibiri. Icyambere no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. N'ikindi cyaha cya kabiri ni ukuba icyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Iyo bavuze ngo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite, iyi ni ingingo ya 15 y'itegeko ryo kurwanya ruswa, aho bavuga ngo umukozi wese wa leta cyangwa undi muntu wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo we cyangwa ububasha afite kubera uwo mwanya agakora ikibujijwe n'itegeko cyangwa ntakore igitegetswe n'itegeko agamije kwihesha cyangwa guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko, abakoze icyaha. Igihano bahabwa baramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10, hakongeraho n'ihazabu hagati ya $5,000,000 na $10,000,000. Ngira ngo icyo tugomba gusobanukirwa hano ikitonderwa, bari abayobozi abo muri Rwanda FDA cyangwa RSB nibo bihariye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho bari abanyamabanga b'umurenge cyangwa se b'utugari bo bihariye icyaha cyo kuba icyitso kuguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye, Nyarugenge, Nyamirambo, ya Remera na za Karongi ndetse no muri Gisagara. Ngira ngo ni byiza ko dusobanukirwa neza uko ibi byaha byakozwe kugira ngo tuze kuboneraho gutanga n'ubutumwa muri rubanda. Bari abayobozi mwabonye, ubwo ndabanza iyo mvuze abayobozi turabanza tuvuge abo muri Rwanda FDA nabo muri RSB aribo uko ari 13. Bari bashinzwe gutanga ibyangombwa mu nganda kugira ngo uruganda rugere ku gicuruzwa runaka, bihera ku byo bita bo barasaba bagasurwa kugera ku nzu, kugera naho igicuruzwa kigomba kujya ku isoko, kigomba kuba cyemewe cyaha burenganzira kuko cyujuje ubuziranenge. Ibyo byose rero kugira ngo bikorwe hari ibyangombwa bitangwa na Rwanda FDA. Icyambere hari icyo bita ngo premise suitable license. Icyo ni icyangombwa gihabwa aho gukorera, kuko ntabwo uruganda rwose ushobora kubyuka mu gitondo ngo rushinge ahantu abantu batuye residential area. Hari nabo bamwe inganda zabo zafunzwe, abo twasangaga atuye imbere, inyuma akaba ariho akorera uruganda. Ibyo ntibiba byemewe. Icyo ni icyangombwa kiba kigomba guhabwa umuntu. Ntube wakwemererwa kuba wavuga ngo uruganda ngiye kurushinga ahangaha, cyangwa se aho bakwemereye ngo urwimure. Hari aberekanaga aho uruganda ngo bagiye kurushinga, inzu bakayisuzuma agahabwa ibyangombwa, nyuma y'iminsi ngaha akimuka akajya ahandi. Ibyo ntibiba byemewe. Ikindi cyangombwa cya kabiri nicyo bita ngo Goods Manufacturing Practices, GMP. Ni cyangombwa
kigaragaza inzira yose igicuruzwa gicamo, aribyo bita ngo production process, kugeza kigeze ku isoko gisohotse mu ruganda. Inganda hafi ya zose zagenzuwe, abahageraga barabyirengagizaga, ugasanga bamwemereye gukomeza gukora kandi mu by'ukuri ibisabwa atabyubahirije. So icyangombwa cya kabiri nari mvuze ni Goods Manufacturing Practice GMP, icyangombwa kigaragaza inzira yose igicuruzwa gicamo, ariyo production process, kugeza gisohotse. Inganda hafi ya zose zasuzumwe basanze iki cyangombwa ntacyo bafite kandi zarasurwaga buri gihe, ariko bakabyirengagiza nkana. Urugero, nyiri uruganda abagomba kwerekana uko atunganya umusaruro w'ikinyobwa, uko yenga, uko akamura, uko yinika, uko acanira umutobe, uko avanga, ibyo bita blending, uko yoza amacupa ashyiramo, uko yapfundikira, uko n'aya macupa yashyiramo ikinyobwa akanapfundikira. Ubwo ni mu mbihinahini. Ibyo byose ni inzira ibigomba kuba yujuje ubuziranenge. Ntabwo wavuga ngo wenda urenga neza, urinika neza, ugacanira neza, warangiza igihe cyo koza amacupa ugasanga urayogesha intoki n'agati. Byari bitangaje kubona inganda nka ziriya tukeka ko ari nini bacyogesha agati, barashyize ahantu badanduye rwose, bogesha uduti n'udusabuni n'udukini, ibintu byose, icupa. Kandi ubwo ntabwo byemewe ibyo ngibyo. Amabwiriza nuko ugomba kuba ufite imashini yoza ifite pression, igakamura neza, ikayabika neza. Apana bya bindi byo mu gati n'icyangwe n'iki. Igitangaje rero nuko inganda nyinshi hafi ya zose wasangaga bakoresha nk'ubwo buryo. Urwo ni urugero rumwe ntanze. Cyangwa ugasanga gukamura cyangwa blending ni ukuvanga, aho avangira ibyo binyobwa, amazi, etanol n'ibindi na flavor, ugasanga aravangira mu kintu gifite ingese, gidafite icyo bita imibare igaragaza ingano y'aho ibyo usutsemo bigeze. Ikindi cyangombwa cya gatatu ni product registration. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora product runaka cyangwa igicuruzwa runaka, mbere y'uko ukijyana ku isoko ugomba kubanza kucyandikisha. Mu nganda zimwe zafunzwe wasangaga yaratse product imwe, ari icyo nakwita igicuruzwa kimwe, yasurwa ugasanga afite ibindi byinshi bitazwi. Ibyo ngibyo uko itegeko rivuga biba bigomba kuva ku isoko, kuko si byo byaherewe uburenganzira. Ikindi cyangombwa cya kane nibyo bita ngo Food Business Operation License, FBO, ihabwa uwujuje ibyo bitatu bibanza navuze. Urugero, hari inganda zahawe iki cyangombwa cya FBO kandi zitujuje ibyangombwa. Iperereza ry'ibanze rero ryagaragaje ko muri Rwanda FDA bafite amategeko ngengamikorere, ibyo twakwita ngo amategeko ngengamikorere, internal rules and regulations. Ayo ni amategeko abafasha kugira ngo procedure cyangwa se procedures y'ibyo byangombwa igende nta kabasobye, nta kabacitse. Nuva kuri kimwe ujye ku kindi, nuva ku kindi ujye ku kindi. Akenshi usanga rero kudakurikiza izo internal rules and regulations ariho hakomoka ibi byaha bimwe bakurikiranyweho, bakekwaho. Ayo mategeko mikorere ateganya uburyo icyemezo runaka kigomba kwemezwa, hari process and procedures. Habaho gusaba, nyiri uruganda agasaba, akandika asaba icyangombwa runaka, hagakurikiraho igenzura, ariyo inspection, igakora raporo. Iyo raporo ikoherezwa ku muyobozi ukuriye iryo shami. Umuyobozi ukuriye iryo shami agasaba ko akanama kitwa Internal Technical Licensing Committee gasuzuma iyo raporo. Umwanzuro uvuye muri
ako kanama ka tekinike ariyo internal technical licensing committee, umwanzuro uvuyemo niwo ugomba gushingirwaho hatangwa icyangombwa cyangwa se akina. Umwanzuro w'ako kanama akenshi hari igihe ushobora kuza usaba uruganda runaka kugira ibyo yuzuza. Icyo gihe rero mu byo bita kugabana inshingano cyangwa se delegation of power, Director General yahaye uwo bita HOD, Head of Department, kuba ashobora kwandikira uwasabye agatanga feedback y'ibisabwa kugira ngo yuzuze. Ubwo ngubwo ni igihe kakanama ka tekinike kemeje ko uyu muntu atagomba guhabwa icyangombwa kuko ari ibyo asabwa kuzuza. Icyo gihe witwa HOD aramwandikira akamubwira ati urasabwa kuzuza ibi n'ibi kugira ngo ubashe kubona icyangombwa. Ariko noneho iyo byujuje ibyangombwa, iyo kakanama kavuze ngo ibyangombwa biruzuye, ni umuntu umwe wemerewe gutanga icyangombwa, ari we umuyobozi mukuru, Director General. Ubwo icyo ni igihe kakanama kemeje ko uru ruganda rwasuwe rwose rwujuje ibyangombwa rugomba guhabwa iki cyangombwa yasabye, bitewe niba ari kimwe muri biriya twavuze uko ari bine, bitewe n'icyo ashaka. Iyo urebye iyo mikorere, internal rules and regulations, ubona ari byiza cyane, harimo check and balance. Iyo procedure ni nziza cyane. Ariko noneho ko bimeze gutyo, turibaza impamvu ibiyo tubona twabibonye, ko twumva procedure imeze neza, niki cyabaye? Niki cyabaye ngo tugire inganda zingana kuriya zitujuje ibyangombwa? Hari inganda zifite ibyangombwa kandi zitujuje ibisabwa. Kubera iki tukibifite? Cyangwa se izikora kandi zifite ibicuruzwa hanze kandi nta byangombwa zifite? Ni iki cyabaye? Nibura kugira ngo dusobanukirwe icyabaye, turifashisha urugero rumwe muri nyinshi kugira ngo byumvikane. Urugero rwa mbere, Professor Emile Bienvenu, ariwe muyobozi wa Rwanda FDA, iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro ya kakanama tekinike, internal technical licensing committee. Twumvise neza ko kariya kanama ariko umwanzuro wako ari washingiraho. Ibi ni ibiteganywa no muri izi internal rules and regulations. Urugero, hari ubugenzuzi bwakoze raporo ku ruganda runaka rwari rwasuwe, uruganda rukora ibinyobwa bisembuye. Baza gusanga harimo igikoresho gikamura umutobe, squeezing machine, gifite ingese ziteye ubwoba. Ni ikintu utareka. Hanyuma biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga iki cyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 z'ukwa kane uyu mwaka w'2026, Deje, umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA, yatanze icyangombwa cyitwa FBO, Food Business Operation License. Hano ndayango mwibuke ko iyi FBO ihabwa umuntu wujuje byangombwa bitatu bya mbere. Ntabwo ugomba gusimbuka icya mbere, icya kabiri, icya gatatu ngo umuhe icya kane. Ni ukuvuga ngo iki cya kane ariyo Food Business Operation License gihabwa umuntu wujuje bya bitatu bya mbere, ariyo Premises Suitable License, Good Manufacturing Practice na Product Registration. Ubwo ukaba ugeze kuri step ya kane yo kubona kiriya cyangombwa. Ibi bikaba bigaragaza gutanga iki cyangombwa adashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike. Bigaragazwa nuko ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu umwaka w'2025 ako kanama
kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko urwo ruganda rudahabwa icyo cyangombwa.